ifatanyabikorwa rya JAF Isangano muri iminsi 3 tumaranye. Ndagira ngo aka kanya kabe ako kubashimira mwese. Nyakubahwa rero ndagira ngo bamenyeshe ko afatanyabikorwa bibumbiye muri JAF Isangano bagira kuri 50 aribo babashije kwitabira iri muri kabikorwa. Hari abafatanyabikorwa bakora mu buhinzi ari no bamuritse ibintu byinshi kandi byiza nkuko mwagiye mubibona muri za stand. Hari agashya kabonetsemo uyu mufatanyabikorwa Bajaj wazanye moto za make ndetse banatanga kuri make. Hari abaje bafite ubworozi butandukanye bwaba bw'inkoko mwarabyiboneye, amafi byose kandi bikorerwa cyangwa se bibarizwa hano mu ngororero. Ntabwo ari ibintu bivuye mu mahanga, ni byahanga. Hari abafatanyabikorwa mu buzima, abafatanyabikorwa mu burezi. Turashimira Mineduc yatwoherereje undi mufatanyabikorwa kuko twara tubasanganywe, ariko iyi gahunda nzabura bushobozi nyakubahwa meya murabizi ko yari ikenewe cyane. N'abandi kandi tukomeje kubararikira kugira ngo bagane Ngororero kuko tubakeneye mu iterambere ry'aka karere, haba mu bukungu, mu bibereho myiza ndetse no mu miyoborere. Ngeze ku ngengo y'imari nyakubahwa meya nabo muri kumwe, twari dufite ingengo y'imari ya miliyoni 19 zirenga. Ndagira ngo batangarize ko kugira ngo iki gikorwa gishoboke abafatanyabikorwa bose hamwe batanze miliyoni 14 mu bahamashyi, miliyoni 14 ibihumbi 779 n'amafaranga 543. Aba bayumbuye muri JAF Isangano ndagira ngo bamenyeshe ko n'akarere kabigizemo uruhare muri aya mafaranga, harimo n'ay'akarere ka Ngororero. Nyakubahwa meya turabashimiye cyane. Ibi rero nizo mbaraga zacu bwa bumwe bwacu, ari nayo mpamvu nyine koko tuzahora ku isonga kandi dufite byinshi tugiye kumurikirwa no mu kanya mu kiganiro tugiye kugezwaho kijyanye na graduation na gahunda yo gukura abaturage mu bukene kugira ngo bagire vuba bigire, ariko natwe tubigizemo uruhare. Abafatanyabikorwa n'ubundi muri gahunda ya graduation muri aka karere barakomeza bategure neza gahunda y'ibikorwa byabo, baca akarongo cyane ku bijyanye na gahunda ya graduation kugira ngo nabyo bazabishyikirize ubunyamabanga buhoraho bwa JAF mu mwaka utaha, kugira ngo bizabe bigaragara neza bifite umurongo icyo buri mufatanyabikorwa azagiramo uruhare muri gahunda ya graduation. Mu by'ukuri nkuko mwabibonye iyi open day cyangwa se iri murikabikorwa ryagenze neza ku bufatanye bw'akarere ndetse na JAF Isangano. Mu by'ukuri rero ni igikorwa tutabura gushimira cyane ubuyobozi bw'akarere ndetse n'intara y'Uburengerazuba. Mwarakoze kudushyigikira, turabizeza ko natwe tutazabatenguha, tuzakomeza kujyanamo. Iri murikabikorwa riduhurije hano rifite insanganyamatsiko igira iti JAF Isangano ibakwe mu iterambere, umuturage ku isonga. Murakoze. Iyi nsanganyamatsiko mu by'ukuri iratwibutsa nk'abayobozi ko dufite inshingano zo gukoresha imbaraga zose dufite tugakorana umwete, kandi tuzirikana ko tugomba iteka gutekereza ku byagirira abaturage akamaro kugira ngo tubafashe kwigobotora imibereho mibi. Ndagira ngo mfate uyu mwanya nongere nshimire abafatanyabikorwa uko ari 50 bibumbiye muri JAF Isangano ku bufatanye bagaragaje mu gutegura iri murikabikorwa rimaze iminsi 3 ribera hano. Mbashimire ibikorwa byiza byinshi bakora bikadufasha
kuzamura imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage b'akarere ka Ngororero. Nk'uko dusanzwe tubizi mu Kinyarwanda, umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Ni muri urwo rwego iri murikabikorwa ryateguwe kugira ngo abaturage bacu bamenye byinshi bikorerwa mu karere batari bazi kandi byagira uruhare mu guhindura imibereho yabo. Muzakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira ishyaka ryo kugira impinduka ry'aho buri wese akorera. Turabashimiye rero bafatanyabikorwa, mu by'ukuri ku musaruro wanyu ntagereranywa kandi ugenda ugaragarira buri wese, yaba ari muri karasta y'ubukungu, karasta y'imibereho myiza ndetse na karasta y'imiyoborere myiza. Ubu ubona turi kugana heza kandi ibyo byose mubigiramo uruhare rugaragarira buri wese. Icyo nagarukaho nuko iri murikabikorwa rishojwe ku mugaragaro. Turabashimiye cyane.